Gushima si uguhaga, si uburimburimbu buvugwa n'abijuse, kuko uko biri kose ntawabura icyo ashima Imana iduhaye kubaho none kandi nyamara tudatunganye. Daranganya amaso hirya hino, witegereze ahakuzengurutse hose, urebe uruhumbirajana rw'abo wari uzi, abenshi muri bo ntibagitera akuka kandi nyamara ntibarushaga gutungana. Hari n'abandi amagana menshi, amazuru yabo ahujwe na bomboni, ngo barebe ko ibyo binyabazungu byasunika akuka bugacya kabiri, maze bakaba barukerereje gatoya. None twe tukibyuka, tugatera agatambwe, tugataguza bigakunda, ubu ni iki kitubuza gushima Imana? Umugaragu w'Imana Pawulo yarabyitegereje neza, maze abonye kutanyurwa kw'abantu bo muri iyo minsi bisa neza nko muri iki gihe cya none, maze yandikira Timoteyo ngo abwire ab'icyo gihe natwe ab'iyi minsi ngo twumvireho. Nuko mu gice cyaho cya 6 aramubwira ati, kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe uvamo inyungu nyinshi. Nuko rero mugenzi wanjye, igihe ni iki ngo uve mu bidatunganye, ushima Imana iguhaye kuramba, uyisabe kutarambira mu cyaha, ahubwo igushoboze gukora imirimo myiza, imwe izaguherekeza utashye, ubwo uzaba utegereje kuraganwa n'abandi byasezeranijwe, maze ubuhamya bwawe bugasigara ari imbuto nziza ituma rubanda nyamwinshi bashima Imana. Nubwo turi mu isi tuburabuza, ikadukoza hirya hino, ikadutera hejuru boshye umuraba mu nyanja, tukiheba nk'abatagira umurengezi, ariko nimuhumure, kuko umwami wacu ntajya atsindwa, n'igihe cecetse rwose burya bari gukora. Ubwe yarivugiye ati, mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure kuko nanesheje isi. Niyo mpamvu rero udakwiye guterwa ubwoba n'ibikangisho bya Satani, kuko dufite umurengezi udahunikira cyangwa ngo asinzire, ahubwo mu byiza no mu bibi dukwiye guhora dushima Imana. Imana y'amahoro ibeze rwose.